Ndi papa sava. Ni byiza cyane kandi twakomeje kwishima. Banashimye rwose uburyo mwitabiriye ubutumire bwacu. Madamu rero aricyo ashaka kubagezaho, reka tumuhe umwanya nawe babwire. Murakoze cyane, se nirwe mpagurukara. Mutagira ngo ndabasuzuguye. Ndabashimiye mbere na mbere, ndashimira Imana. Amina. Ndashimira Imana yo yatumye uyu munsi ugera. Hari abantu benshi batungana inyuma yanjye, ab'imbere yanjye bagiye ubu ntibagihumeka, ariko ngiyewe kuba nkihumeka ni ukuri ndabishimira Imana. Ndongera gushimira umugabo wanjye, ni umuntu udasanzwe, ndamushimiye kandi nkashimira n'Imana yampuje nawe. Imana yabwe icyubahiro. Gusa nuko turi mu kabari rega n'ibyishimo babwire ko nta kibazo ntabwo ari gukira ni mu byishimo ariko munawe ni tuganire mureke no numwe rwose ibintu birahari nta kibazo mutanywa Sega mwamuhaye fanta. ariko birahari byose siyo Oya baranabongera nta kibazo. Yanyongoreye ngo ari mu kiruhuko. Yakomeza kugira ngo ndacyakomeza. Ndongera ndashimira umuvandimwe wanjye, nubwo ari muto kuri njye ariko n'uw'agaciro kuri njyewe. Turahuza, hari ibintu byinshi tuganira tugahuza, kandi nawe ndamwifuza kuzaba umuntu w'umugabo akamera nka muramu we. By'umwihariko noneho ndabashimira mwese, singiye kuvuga ngo umwe kuri umwe, muri abantu beza, muri abaturanyi beza, muri inshuti nziza, muri umuryango mwiza buri muntu wese yakifuza kubana nawe. Nubwo hari n'abandi benshi twatumiye bagize impamvu zitandukanye, ariko kuba mwafashe uyu mwanya wanyu mukaza kubana natwe mu byishimo dufite, ni ukuri nabihaye agaciro kandi ndabibubahira. Oya namwe muri inshuti. Nahoze numva bamwe barimo kwivugisha ngo bafite amatsiko ngo ajyanye n'uyu munsi, ariko ngiye kugera ku matsiko mwifuza mumenya ayo ariyo. Natangiye vuga ngo ndashimira Imana yabanye nanjye kuri uyu munsi. Mu by'ukuri sinzi ahantu nahera kugira ngo mbivuge, mwumve ukuntu mu mutima wanjye meze, ariko nanjye uyu munsi wari unteye amatsiko. Singiye guhera mu myaka ya kera, mu buto bwanjye, ukuntu nize, abamfashije, abo nagireho umugisha, bose ntabwo ngiye kubavuga kano kanya, ariko kano kanya nyamukuru, mu mezi abiri ashize nagize gutya, ngiye kubona mbona itangazo riturutse ahantu hamwe ntagiye kuvuga nonaha, ariko ndibuze ko babwira, ariko data ivugira amatsiko. Mbona itangazo ry'akazi. Murabizi ko nari maze igihe kinini nta kazi mfite, ariko mu by'ukuri ni isaha itari yakageze, narize mbura akazi, ngenda nkora utuzi numva ntishimiye, ngize gutya mbona itangazo ry'akazi, ndapurayinga, ibyangombwa byose basabaga ndabitanga, ariko kuri ako kazi twapurayinze turi abantu 900. Habaho gutoranya bigendeye n'ibyo bifuzaga, basigazamo abantu 20. Ngira Imana muri abo 20 nanjye nzamo. Amen. 20 barongera noneho baduha ikizamini. 20 turakora, batoranyamo abantu 10. Mu bantu 10 nzamo. Barongera muri abo ngaho 10 baduhamo nanone ikizamini. Ntabwo byari byoroshye mwa bantu mwe. Nararaga nicaye, arabizi umugabo wanjye, nararaga nicaye ku buryo mu gitondo najyaga mu kizamini ijisho ryatukuye kubera kurara niga. Muri abo ngabo 10 noneho bakuramo abantu 5.
ariko muri rusange bashakagamo abakozi babiri Mu bantu magana mu bantu 900 bashakagamo abantu babiri bagendaga bereye turagenda turakora ariko tugeze ku bantu 10 numvise icyizere nubwo nashimye Imana ko nabonjemo ako narebaga abantu turi kumwe nkareba abantu bakomeye kuri bafite n'utundi tuzi nubwo bashaka kwisumburaho ariko nkumva icyizere gitangiye gutakara muri abo ngabo 10 badufashemo turi 5 nzamo nabo ntekereza ko ni urugamba gufata abantu 900 uri bukuremo abantu babiri ntabwo biba byoroshye keretse ari bya bindi tuvuga ngo habayemo ngo ikimenyane ariko ngiye nkurikije ko nta muntu n'umwe nari nzi hari ahantu nta kimenyane cyabaye no kugira ngo ngere muri 5 ba mbere muri 5 ba mbere noneho habaho ikizamini cyo kuvuga ubwo ibindi bizamini byo twarandikaga tujya kuvuga ujya imbere y'abantu umuntu akakubaza ukavuga se uyu muntu kuri pano umuntu akakubaza ku buryo akubaza icyokere kikakwica ngira Imana muri abo ngabo 5 niho hari kuvamo abantu babiri ndagenda nkora ibyo bita interview wenda sinzi niba indimi z'amahanga twese tuzumva kimwe ni ikizamini cyo kukubaza ugasubiza mu magambo nuko muri abo ngabo 5 ndagenda barambaza ibyo bambajije ndabisubiza rwose numvise ngi ibyo nashubije narabishubije neza ariko noneho mbyereka Imana ndataha hashize nk'iminsi 5 nagiye kubona mbona telefone irampamagaye ni we Suzana yego utuye aha n'aha wize ibi n'ibi ngiye nize ibintu byo kubara amafaranga ndababwira yego rero tugiye tukumenyesha yuko ngiye numvaga agiye kuvuga ngo byarangiye turagira ngo tukumenyeshe yuko watsinze mu bantu babiri twashakaga wabaye uwambere ibyo rero ntabwo byarangiriye aho ngaho nk'uko nakomeje ndimo kubibabwira urumva abantu 900 kuba uri uwa mbere mwabantu mwe ntabwo ari imbaraga zanjye ni imbaraga z'Imana ni imbaraga nanjye ubwanjye nakoresheje ntazi ahantu zavuye ariko nanone ni imbaraga z'umugabo wanjye ko yanteraga motivation akambwira ati urashoboye wabikora najya gucika intege akambwira ati kubera iki bari ababikora nawe wabishobora ndamushimira rero natangiye mvuga ngo hari igihugu kimwe ntashaka kuvuga ndibuze kubabwira iryo tangazo n'ako kazi nta handi byaturutse ubu ndagira ngo mbamenyeshe ko nabonye akazi ngiye gukora mu Bufaransa nagira ikindi kintu ndenzaho ni ukuri mumfashe tubinywere umugore mwiza aragukije mufata umwanya w'ijambo bari urugo batarasoza ibyo ni ariko se wowe urabuze abantu reka soze kwiyamyereka ba nyiri urugo nabo bavuga urabuze abantu kuvuga ko ari ibyishimo ubu kuri iyi saha dore ko ibi ni ibyangombwa barangije kubimpereza ngiye kujya mu Bufaransa nagize ibindi byinshi ndenzaho reka mbe n'umugabo wanjye nawe agira ikindi kintu nawe ababwira muzahita mujyana murakoze cyane ngira ngo ariko dati wabaye utanga umwanya murakoze ngira ngo mu kinyarwanda baravuga ngo akuzuye umutima agasesekara ku munwa ngira ngo murana afite ibyishimo ndanezerewe cyane mbanje kubashimira rero nkuko nahoze mbivuga uburyo mwaje ku butumire bwacu ngira ngo
ni byiza cyane twarebye abantu ba hafi tuvuga tuti baze batazavuga ati se Ramazani bimeze bite ko asigaye aba wenyine twagira ngo tubabwire ahagiye mu by'ukuri rero ndashima Imana kandi ndashima Imana ko yampaye umugore mwiza ikiyongereho kandi umugore w'umutima ikiyongereho umugore w'umunyabwenge ni umugisha rero muri urugo rwacu madame ndagushimira chérie gira ngo mu minsi mike buriya ndaba nahindutse ubwo mundeba hagiye amashuri yanjye ni make ariko ku bwa madamu amashuri y'umwe ubu turayanganye gira ngo rero nkuko ndimo kubivuga nyine madamu naramufashije muha imbaraga ndavuga ntikomerezaho murumva ko ntabwo byari byoroshye mu bantu 900 kugira ngo avemo ari umwe bakuremo babiri kandi aza ari uwa mbere ibyo bintu mwabihaye amashyi abenshi baribaza bati se madamu ko agiye gukora hanze se ntabwo turibaruka ngo natwe tubyare ubu nanjye viza yanjye iri hafi iri hafi ku buryo rwose nanjye mu gihe gitoya nzamusangayo ahubwo tuzaza tugira tuti bonjour kubera twarasezeranye bivuze ko nanjye ngomba kujya mu ariko nk'abantu ibintu si byiza ni byiza n'impamo y'Imana ariko rero ntabwo turi butinde cyane ahangaha buri kimwe cyose kirahari babongere uyu munsi twawuteguye ibyo kurya birahari hari amasamake hari inkoko hari burusheti ndetse n'undi wese yagira icyo wumva ashaka kuri komande bamushyiriraho tubwire rwose ariko nanjye mu mwanya ariko ndisi n'impamo y'Imana ndanezerewe rero nk'uko mwabivuze uriya ndi umuhanga ndabanza nkasasira nkanywa agafata ariko imbere ntimwongere kuyimpa n'impamo y'Imana ako kantu rero ndagira ngo mumfashe mwumve ko icyifuzo mfite ari kimwe aragira ati bose b'uru rugo n'amada aragira ati hari inkoko hari amafi hari buri kimwe cyose n'ibinyobwa na zarikeri n'ibiki byose ariko se ko muzi yuko uyu muntu amajije kunywa nkanjye rwose rirahena nkatangira nkaserebura nkajaja ndagira ngo mumbabarire uyu munsi mukuru uzaba umunsi mukuru w'icyitegererezo tukiri bazima ntarasinda nta wundi muzema ntawe mvuze tubanze tugende turya agafoto amafoto mbese twifitiye n'imidigi itazi imbere mu ifoto ikazica ifoto we nta foto tugendera turya agafoto agafoto nibyo karakeneye rwose reka tujye muri jardin dufate agafoto keza mbabarira rwose ukore iyo bwabaga wakunda ufotora ukitaza ifoto z'ijisho rimwe umutwe yose kirimo oya naje kaza dushushanye ikirori ko cyateguwe ndashaka ko mubita ifoto rero iyi foto noneho ndi kumwe n'umuntu ugiye hanze ndashaka ko mubita ifoto y'umuntu ugiye hanze bindi bimeze nk'ibya dativa we ibisanzwe rwose ziriya ntumbaga ni se ndazijijishije zizi ko ngiye ubwo ngubwo zizi ko ngiye kwisiga nta mpamvu yo kugira ngo uriya muvuna w'umugore mbanza reka mbanze ahubwo abanze hasoro simoni wanjye se ari ku nyana y'imbwa ino we yanze kugira ngo agende abe iyo ngiyo nk'abandi bose ndabakora se bukore oya
Yesu mwana we kabajijishe nihamije nanjye kandi reka ngashyira ko nari nihamije arewe nibajyanira nta wundi bisigarira kubera iki yagenda akagiriye mu Bufaransa abana banjye banyanayemba sawa yego nawe ntabwo ari imininiro yo kwisasira wese ndakurusha kuzinywa urumva sinarabibonye byarabiyoboye kwifotora none se ntumva ko arimo kuninura ngo ni ugusasira mube muretse rero ndacyarikomeje umuntu wese ku cyo kunywa cye birajya baye gusa nanezerewe n'impamo y'Imana buri muntu wese gutya baravuga ngo kiyazi ku buzima bwacu kandi mucunge neza utereka aragura wese kabiri ariko niko biri mu mabyiruka yanjye nuko nari nteye nimwongere mucurure nk'uko utaramaramo amaremo kuko bagiye kutwongera baratwongera ese ntaduhaye amazi uriya aracyari umwana rero turashaka amazi nimumureke amazi akantu kamwe warakamazemo se wakwinywera ubundi kitari habaye iki nakubwiye ko umunezero uri burikore ko bishimye babyinnye mbere y'umuziki nabanywaga fanta baranezerewe bamera gutya ibi mbonye siri gutanyaguza byari biki narindi ndafasha tu ninuza nafashe ndebera ibyo bintu nyiragitare reka da narindimo ndebera icyo gipapuro icyo ibi bintu ndumva binteye ubwoba reba icyo gipapuro yacaga mwereza nyine sisana ngo biriya muhereza ariko mama sava mama se erega twagushije ishyamba n'ibiki birimo mama ho irari guca pasiporo
abase baba banezerewe ariko ukambwira ukuntu abantu banezerewe banywa agafanta hose hakagenda ukoraho wowe. Ramazan cyangwa ashobora byose Suza papa sava uko ntago ari ugusinzira n'uguhwera Dafi ni pasiporo yacaga sesoro nubona ko ari pasiporo si bika ibyo bintu by'abandi bika bitagira ubikoraho to mu buyobozi bazamenya wabikozeho bareba ARN bakamenya ADN yabikoze ntago abo bana ari ugusinzira wari uri mu biki Wasira Ramazan ko bazareba muri biriya byangombwa bakareba umuntu uciyemo ibyangombwa. Ariko ubundi papa sava Suzana yajyaga kuvuga ngo bamuhaye visa yo kujya mu Bufaransa buriya ubwo wabonaga nishimye kandi noneho Simone arimo kunyana yimbwe n'amangamanga ubuse niyiganye nawe agiye mbere yo kubera yamurushaga ubwenge. Nyiragitari ntubwire ko ari ishyamba ukoresheje iki kintu ntubwire ko wangije abantu ese ubu bapfuye Nyiragitari ese mama sava ngo bapfuye uwo amaso ntago inyeganye uwo muntu ugongo urabona ari muzima ubwo Ramazan urabona itabyimbye aba bantu urabaroze Gitari urabaroze wisha abantu urabaroza Nyiragitari si ndebe Sabima oya papa sava fasha hato ibyo bintu nakubwiye ngo bikumya gukoramo imbere baza gupima ibikumwe cyangwa ARN y'umuntu bakasava byereka mbabwira nde mbaye ngiye ugenda umamagarire mudukoto udugaze hano none se abantu bose turakora iki gusa gato bazane mudugudu urebe na mutekano na muganga hato na muganga cyangwa yewe nanjye mfashe umudugudu muganga na ambulance none se Ramazan Yesu Dafi ariko se wakirozi we ako Gitari ubu siko kwishyira ari muri umuna w'umurozi sibyo nakubwiraga n'umuntu agere ku iterambere yicecekera urabwira abantu ibyo wagezeho bamwe bakaba bagufitiye ishyari. Ese papa sava aciye visa ya Suzana ni izina ry'Imana Nyiragitari Simone we naragenda uri umugome uri n'umurozi uciye visa y'undi mwana byihorere baze bagutware none izi ntumbi zose n'ujye uzikorera ugiye kuzihamba ubwo usomye ko bikaze. Ni papa sava